ikintu cya mbere kimbabaza afite fiance. Afite fiance mwiza va muremure. Siko yanize kaminuza mani. Shangiye ibintu mbwiye bineye ubwoba. Mbona uri hanze bitebya. Bose poro tuvansuye nyene nanye ndi hano hanze. Bagusoye wakoze iki? Nyine ya ari kinjya nibase. Umutwe wawe ufite iki kibazo. Ubushize twakwirukanye kubera gusuka ibyo bintu bashyizeho n'iki muri iki. Si akose. Bikabareka no gusohoka n'iki. Ntago bakwirukaniye gusuka. Nese ibyo ngibyo bitwaye iki? Muri class ubuteza akavuyo usohoka none n'umusanze hanze ariko reka mubwize ukuri rwose ndabyumva ko nakoze amakosa nyine mupfushe mu mbabarire. Ako uzi ko hariya mu biro harimo dosiye zawe usigaje gukora ikosa rimwe ugahita utabibona ni ibintu byumvikana ariko aba yandenganyije none se yasanze ndi kubwira abajama banjye ibintu nari ndi kubabwira ejo ukuntu amakipe yatsinze ayandi ahita nsohora gutyo nawe ubwo se urumva ibyo bintu bye hano waje kwiga cyangwa waje kubara amakipe yagiye atsinda cyangwa atagiye atsinda akose kwiga wakiga utaganira koko oya hari ibintu usigaye gukora nari gusobanukirwa neza ntabwo ibyo bintu byashoboka no kuri Imana bose ni neza utishora dose rero umunyeshuri maze iminsi ishyika muri 5 musanga hanze ashwana n'abarimu sinzi ikibazo asigaye afite muri iyi minsi
ese ubushatse kumbwira ko yakunaniye ku buryo yifata akananira ikigo cyose musanze hanze ntubona niyo ko yanasutse kuki mutamutuma ababyeyi ikibwi ibintu turabyemera ababyeyi narabazanye ariko warabazanye se niwe bakwemerera gushyira byose mbese bisuka ko namwe ntimukabuze uburenganzira abanyeshuri byonyine mbabarira wumve n'ukuntu asubiza nta kinyabupfura ni discipline ajya witwa yitwa Hirwa Hirwa Kirisi ufite ababyeyi bombi abafite ibi ni ibikiza zinidiridi ikigo ni icyawe ku buryo wiga n'ibyo ushaka ntabwo ari icyanjye ko ngiye kukwirukana mu kigo cyanjye ako rwose munyihanganire rwose ibintu byose ndabikosora kubera icyo uri hanze rero sasa kugira ngo nsobanure kubera icyo uri hanze n'ukuntu byagenze utayinjiye karasi asanga ndi kubwira ishumi zanjye nyine ngo amakipe yari yatsinze nimugoroba asa amakipe aba yatsinze abakureba ibyo ngibyo bakabikorera iwanyu aha ngaho waje kwiga icyo si ikintu cyumvikana ndabyumva nyine ubwo ageze mu ishuri niko guhita avuga ngo urananiranye rwose ngo n'ibintu byose uba ukora ngo by'ibiki n'ibiki ngo by'uburara hano ku kigo ubu tumuhamagaye nibyo yasobanura ni mumuhamagare rwose ari muri karasi mumuhamagare mu mubazi ndashaka kumenya ikibazo kiri muri kino kigo nawe ugomba kunsobanurira impamvu abanyeshuri baba barakunaniye kandi mba nzi ko ubashinzwe neza sibyo ntabwo ibintu nari mbimenyereye ariko uyu munyeshuri nyine afite urabizi ko afite kesi ejo bundi yakubise umwana barwanya sinzi ibyo bari bapfuye tumutuma ababyeyi arabazana ariko buri munsi agiye nkorosinga ndimo ndajya hanze nkamubona nkamusanga ahagaze ku muryango abari hariya mu bubati kijyanye ashobora no kuba asigaye mvuga nk'ibitabi nta tabi nanywa itabi nkarinywera ku ishuri tabi byose narinywa rwose duhamagare mwarimu muhamagaye rwose dore ngo yari no muri karasi okay nta kibazo nsanze uri mu ikosa aya nta kosa teacher amaviyasi rwose mumbabarire nyine pe mumbabarire mwana shimwe murahageze mwese uyu mwana ni ukuvuga impamvu namushyize aha hanze yaratunaniye pe yaratunaniye uravuga akagusubiramo usanga classe yateruye niwe muntu ugumura abanyeshuri anga nkeka ko asigaye n'itabi sinzi ko natabinywa rwose nabibabwiye rwose pe natabinywa n'ukuri kw'Imana ashobora kuba anywa itabi ukuntu n'amusore byose noneho kugira ngo ubyemere ko afite n'agasuzuguro abivuga aseka reba umutwe birashoboka ko ibyo bintu wazabikora ukiga neza nzabikuraho ntabwo yashobora kumera neza uzi ukuntu yamfunganye umutwe ndi kumusohora ndashaka kuzaza nkareba uburyo mwamwigisha bano bana hafi kunkubita ntabwo afite disipline kabisa uburyo abana babananira gutya ubu si umusatsi wenze kungana gutya mubara namukoresheho inshuro zingahe rwose nyine nayo narabyanze pe ariko ubu ngubu ngiye kubyubahiriza gahunda zose maze kugutuma umubyeyi inshuro zingahe inshuro eshatu ya gatanu nzakwirukana njyewe ndayivuze ya gatanu nzamwirukana atasubire mu kigo rwose mumbabarire kabisa ntabwo bizongera nanjye umunsi bizongera ntabwo nzigeza urashaka ko usubiraho na bagenzi bawe niba musangira ibyo bitabo niba ari ibiki ukisubiraho mukamenya ko mwazanywe hano no kwiga none hafite umukobwa bagendana niba ari indaya niba ari igiki cye ushaka kuzaterana inda mu kigo cyanjye nta by'abakobwa wari wambonana n'abakobwa ko kiriya niba yatwicaye haba bafite agatsiko k'abarara birirwamo hariya bicaye birirwa baririmba indirimbo nazo z'ibitabo icyo nashaka nako tuza gukora inama n'aba banyeshuri abadafite disipurine bose abadafite disipurine bakava mu kigo cyabo kabisa icyo kintu cyo mugahera ku gatsiko k'uyu muntu ubwo ushobora gusanga nta n'umwarimu uri kwa kundi abarimu basigaye akaza mu ishuri yabona bitamureba twisohokera muri ubundi ngo tuzamuhunga niyo mpamvu bananira uri umukinnyi uri umuhanzi ndi umunyeshuri none ku kibazo usa n'ibintu wanze uririmba muri classe n'ibitabo ubu ufite note ujya ufata note izo mu cyumweru gitanda zifite rwose iki cyumweru ntazo aba bana mushaka ukuntu mubaganiriza bahinduke kuko ibi ntabwo ari byo mubaganirize biba bishoboka nta kuntu ntamuganiriza ibi bintu by'ibibazo nk'ibi ntabwo naramwicaje ndamuganiriza n'abarimu bagenzi banjye turaganiriza wapi nihanganire rwose niyo mpamvu adambiwe njyewe mpita musura mfite byinshi byo gukora nanamukoherejeho ubwo sinzi impamvu muhuri yanga ariko
musanze ahagaze hanze wanyu ako ni mu mbabare nanjye navuye ko ngiye kwisubiraho kandi ni ukuri kw'Imana ndisubiraho ni ukuri nanjye nta makosa nzongera gukora hari amadosi ngiye gufata hirya ndaje mu kanya ndanagushaka ndagusanga Nsanga mu biro tuvugane hari ibintu nshaka kukubaza byinshi cyane nta kibazo nari bidosi naho ubundi umwana we niba ntakiye fayanda cyangwa yatumire mu class bose zinaye exercise ziranye yesu giye vuga cyane ko twiza byenda guhisha gusa byenda kamusha Ngosha byakagombye gutegeka yari tego kibazo cyane rero Kuna amasaha nageze ntajya nishira na minerivare ikibazo nuko tumenera kaza abana babaye ibyo bakora tumari exercise hano bari ntajya yishira na minerivare niba bayamwaka akayarya niba nabi baba ari abantu badashobora amafaranga sinyatanga rwo ejo muri sinaguhaye so wabwirirwa tubwiriza abanyeshuri bagatishyura uza mu bantu kanjye nepfokane nawe njya kwigisha abanyeshuri umuhanda bishoboka ariko ushaka raporo ya mu minsi ya mikino umuhanda bishoboka ku byo kora ikosora abanyeshuri bitwara neza bitwara nabi kararara mfite abayobozi hano bakora umwita ariko umuhanda bishoboka umuhanda kabiri rero ujye kunsobanura uraye urifata ukananirana mu kigo hano hose no majya kuri bilansi Mana yanjye usunze abigenza ute kuko ni uburyo abanyeshuri twigana birirwa basabwa ugatuma umuntu atabona umwanya n'umwe wo kwiga si kuko barabona nzatsinda ikizami cya leta birirwa bambangamira mu rugo nirirwa nkora imirimo myinshi nta mwanya wo kwiga mbona najya hano ku ishuri n'umwanya nakabonye ngiye kwigamo abanyeshuri twigana bagasakuza ntanababuza bakanguka si uko ku mana yanjye ubuzima bwanjye buragana yako barabunguki bari aho mwita buda aho bita jeni ako mani mureke tubwizanye ku sibyo ubona ari indirenze hagati yabo bombi bari babiri buda na jeni ubona ari indirenze buda reka mani jeje mbona arenze uzi impamvu jewe mvuka mani yaramwe barakumva ngo turimo twa jay kumva ashaka no kwitira jay mani ubuzanye wahise jean ako jibire se mwanya nk'umuhasaro wakira wamufata ariko ibanza unafata ariko ni neza ahubwo ukuntu uzabimeze buda na jay uranza ni jay ako ubundi mirongo ya cyase bro man ujya wumva imirongo ya buda ngo muko buda afite intege nacyabuza kubigiza imirenge renga yarengereye nacyabuza kwifoma ako tumutayauza man tumutayauza ako zijye kuna kora fresh niba kuba mbana na mukadata najya hano ku ishuri ndi no gushaka kwiga ngo nzarebe icyo nzigezaho simbona umwanya wo kwiga ahubwo abanyeshuri twigana bakambangamira ariko kurira ntacyo byamarira
reka nkuganirize mani n'inshuti yanjye ariko si uzamve mva mfite ibanga maranye iminsi nyine jya mbura umuntu mbiganiriza sibyo mbwira nta kibazo ndakumva subiza wa mwarimu nyine bamushyashya wa shimi sigaye numva naratangiye kumukunda nyine koko se sinzi nyine byanjemo ndamureba nyine nkumva sinshaka ko agenda none hejuru bundi ari gutwigisha ya unity umva navuze nti ntasohoke ariko nyine birangira asohotse ikintu cya mbere kimbabaza afite fiance mwiza umva muremure uzi ko yanize kaminuza mani shangiyeho ibintu mbwiye bineye ubwoba gukunda umutica umva nawe si yo nakora ngo mwikuremo noneho ejo bundi nyine hari inoti iragiye kunyereza nyine nsapu mukwita kanamba ako namba ndareba nyine ngiye kumuhamagara ngo se muhamagare mbireke sha ibyo bintu bireke pe njyewe nyitereye ubwoba umutica none afite na fiançaye sha umva nawe ndi munyeshuri bizi se basi umva ndakwingiye ibanga ryanjye nawe suzamvemo kubika ibanga umva nta wundi muntu ubizi nimbyumva n'abandi nta kintu nzongera kuvugana nawe ntacyo pe ahubwo ngiye shamureke basi uzabimfashamo nkufashe iki suku ntirumva yaba yajemo wenda ukaza tukaganira ariko mva wabona nsa nk'uwarangaye nyine muri classe ukaza ukanganiriza ko mva agiye aba ari kwigisha nyine ntanamwitayeho gusa ndi kumwirebera ntazi n'ibyo ari kwigisha ntazi ngo biravuye najyayo igihe icyo umbwira cyose nzagufasha ariko mva barire kuko umutica w'abandi nikoze njya ntekereza ngo se fiance ngende mu mwaka iyo mbwiye ati basi wamumpariye ariko nkapfura n'ubu uzagenda mu mwaka uvuga ngo iki nanjye navuga ati ndakunze umugabo wawe uri kumva wamumpaye nyine ntabwo ari byo ntabwo ari sawa pe cyo nta kintu nakubwiye cyonyine mba noneho hari umunsi kumva barumva nzabyuka mfite vibe za daje nkahita umva njye naragukunze umva se mubwire ibyo bintu ntuzabikore uzi ukamubwira ati ndagukunda umunyeshuri umutica nawe ni vuba hari byinshi nanyanga nzamenya ko atankunda ngo nibyo nyine tu nahatirirwa nyine menye ngo ndatuje nyine ndaho ngaho nkagiye kumva nyine nkagase jiswe nyine na wa mwarimu ntarandi uriya mwarimu yankuyeho ibyanjye byose arabitwara ako ni mwiza ni muremure umva ni imibiri yombi ubundi njye umwitegereza byari igihe mwitegereza nkahera ku mutwe nkashyiza ku nkweto yambaye noneho yambara neza ibyo nta mwanya mbi by'abatica reka pe nyine nuko utabyitayeho se niyo mpamvu avuga ngo amaso akunda ubundi ngo ni impumyi bajyaga bivuga nkabihakana none ubu ngubu nijye byabayeho ariko ntabyenze ibyo tubireke pe tuganire ibindi cyambere no kumwikuramo ukamenya ko afite fiançaye ariko banza untere story hari umutipe maze iminsi mbona muteretana mbwira ni agafero umva ibyo bagobwa sinabyishe ejo ngo ndi kumufera mu kanya ubwo ndaba mbona hakurya iriya mu nguni n'iki n'ibyazo turaziranye abakobwa b'iyi minsi nisubize sikuto gushaka twiko ubundi amategeko aba ahari ishuri boyfriend muri quartier ku rusengero hose mbese handi ujya gusura muri famille ahantu hose boyfriend aho gusigo mani shase ukundana byarangiye sense ko bimeze kuri iki twikora aho twikomereza nise bunda bimeze ko nagushakaga njyewe shaka iki narize kuko imana ishaka cyane ikintu ushaka kukubwira kenari genda ndaje ko nsanga mu ishuri
Zimere cyari shasi ukuntu wamurebaga basi ariko shara gukunda yamaze ndamuzi abakobwa muribona nawe ari njye ari gutereta mureba umva nawe ukunda benshi ariko nawe tica oya nyine rumva tica ndabizi ko byanye nari bitashoboka ariko mbese nyine umva ajya kuvugisha wagira ngo uzahire kwishyigana nkaje cyangwa ukunda bata abo nsigaye mbibona iki byavuga ngo kunda ugukunda kunda abandi urabona uriya mwana aragukunda kandi ngewe nkunda akunda abandi yamaze sa umva sidakura ubu ndabore se sha cyasi kireka mbaze ngubwire boy nuko cyo nyine ahimba indirimbo zumvwa n'ababyeyi ubundi ababyeyi batazumva bro ntago zakunda ariko se buda wanyu ubundi ararenze reka nkumve ikintu cyanjye ntabwo mwemerewe icyo kibazo cyawe budani fo reka twanabishetera n'amafaranga njyewe reka mbarabura njyewe nemera Jay wewe wemera buda nwemera buda duteme imirongo twahitamo njyewe duteme imirongo yari ingoma buda mirukara hafi cuturira karakana karakana bro jana na se shawe abafite amagambo buda n'intangamurira ye Islam betushituye kandi kari niyo kamanga mu kigo kandi nkashaka gukubitira n'umuntu ngo mwabo ushaka kureba gukorora gashaka gukubitira umuhungu n'agati oya bro bamubwira ariko nyine aba se byo biranashoboka sindiri ngo zaryama ntago yabiri ko ni neza kirigutesa amaniga tugahuza sikora kuona naifanyishimira imizabuteo solo patari ntabwo nagukunze ahubwo ngenda simwumika no mu mutima wumiye ariko ubuzima nk'ubwanyu buri gufata umuneza mba napfushije nk'imana ndamamba n'umuriro ntese ubwo ni ibiki wambaye iki cyangwa bagenda uzeho iki cyangwa nyine kirimo kirashinura za mazi muri ino minsi ushaka gukoresha ikirimi kigoranye kukibona nyine ibintu nyine biba ari neza kabisa iyo ukwamye bucece ukarezona ugatekereza urumva ko ibintu ari neza akuze kumubona nyine utarimo ahubwo se ni neza ni muneza nyine tu ntacyo nshinja Allah agase waraye ubwo n'ibiki noneho uzanye hano waraye nshatse kuvuga ngo ntacyo nshinja Imana waraye wa mubyeyi ntabwo mfata ariko se warumbwiye yuko akabeho ari so nta kuntu nyine naba ngushyushya ko konshyushya ariko hano nyine hari gutambuka n'abanyeshuri benshi batureba keretse wenda hari ahandi hantu ahubwo reka dukarage tuve muri zino zone turebe ko twarasa Siriya vuba vuba byose ni ibikivura tubikurikirana nyine ibintu byo kurasa na Siriya ni nyine ni ukuntu umuntu ashobora kurasa Siriya agahita agaruka ziniya nyine tu yiranja ariko rero ikibazo cyawe ndakubajije kurasa Siriya ni ibiki ntabwo nsubije ahubwo urongeye bisubiyemo kurasa Siriya nyine ni kwa kundi bijya birimo biragera nyine tu tubufata ariko